Ngunda igice cya kabiri. Ngunda abaho abiciro ry'imigani. Rimwe amaze guhaga ariyumvira ati harya ngo mu Rwanda nta muntu wahwana nanjye kurya. Emwe ni koko, dore nawe ibi biryo byose maze mu mwanya muto, nyamara byatetswe mu minsi 3. Ariko garubanda no kundenganya barandenganya, ndya rimwe gusa mu cyumweru, ariko bo bakarya kenshi buri munsi, kandi nta muntu n'umwe twahiga mu guhinga cyangwa kubasha indi mirimo. Yego ndarya, ariko uko ndya niko nkora. Ubwo sindi igisambo uko bamvuga, ahubwo ndi umugabo, igihangange ndetse kandi gaye umenya Ruganzu yahingishije. Ese icyatumye atandarika niki? Henga muhime njye kumuvuma. Ngunda ageze kwa Ruganzu arasuhuza, gahorana amashyo n'ingoma nyagasani. Umva ikinzanye nyagasani, nje kubaramutsa no kubafunguza. Numvise yuko mwahingishije, nyoberwa icyababujije kundarika, kandi nzi ko nta muntu n'umwe wandusha guhinga. Ibyo nyagasani ntacyo bitwaye, mupfe kumvumbya gusa. Ruganzu aramusubiza ati koko nanjye sinzi uko byandinze, ndakuzi kuri ubu wahamaze wafatiriye n'ahandi, ariko sinari kubona inzoga ziguhagije, n'inda yawe niyiziye, ndetse n'ubu ubanza ntari bubone izo nkuvumbyaho ngo mbone n'izihaza abahinzi banjye. Ngunda ati nanjye sinaguhemukira, reka kumvumbya, pfa kunsogongeza gusa nigendere, nzaba nza kuvumba ikindi gihe cyangwa se uzanyitumirira. Ruganzu arongera ati Ngunda se ningusogongeza ko nzi isogongera ryawe ntuzinogozamo abahinzi banjye bagaheba? Ngaho nibajye kukwereka, ariko uramenya. Ngunda ati ndasogongera gusa mba nkuroga, ndetse mfite urugendo, iyo mugira vuba nkareba uko natwaza iri zuba. Ruganzu aramusubiza ati umunyanzoga ntumuzi se? Genda bagusogongeze, ngiye kureba abahinzi. Ngunda ati yewe sha, shobuja arambwiye gusogongeza ku nzoga. Umunyanzoga abyumvise aramubwira ngo nabumvaga, ariko se ntuntamaze, dore usheshe akanguhe, dore inzoga ngiziriye, singombye kukugenda mu nyuma, ndi muri rwinshi, enda umuheha. Ngunda ati oya wihorere, nifite iwanjye Ruvunabataka, nawukuye mu ishyamba nkawugendana mu ruhago, kuko ntamenya gusomesha iyindi miheha. Umunyanzoga nawe ati nuko rero genda, uri umuntu mukuru wibwira. Umunyanzoga arongera ati Ngunda ko wijuse cyane ubigenjeje ute? Ngunda ati navuye imuhira abagore banjye bamaze kungaburira, kandi no gusogongera ko ndasogongeye da, ahubwo genda urebe. Umunyanzoga aragenda ati yewe ndumva ibikoba bimpuka, ngiye kureba. Ngunda ari kugenda wenyine, agenda yivugisha, abanyanzoga baba bapfa. Ubundi yari asanzwe ayobeye imisogongerere yanjye, yabaga yazaga ahubwo tukajyana, nsibye guhembuka, ariko rero byiburanisha akanyota. Ubwo Ruganzu yarebye yemera ko njya gusogongera, azirikana ko nta nzoga nyinshi afite. Umva ko ndi umunyanda nini, umunyanda nini ntiyanga kugabo, kandi simpemutse, sinakoze ukundi atambwiye, yambwiye ngo nsogongere, nanjye rero ndasogongeye, sinyoye. Ubundi bwo buriya buyoga bubiri nibwo yarateze abahinzi. Henga ndetse nigendere, sinashobora kumva imivumo y'abanyenzoga, twahubirana yanyica, kandi gakoko ndahemutse, nguriya arahindukiye, mbega umujinya afite. Emwe ndahemutse, emwe si uruda rwanjye rwananiranye. Umunyanzoga ari wenyine arivugana, icyago cyagiye, aramaze, nanjye sinashakaga kurebana nawe. Bahungu se mbigenze? Ruganzu ndamubwira iki? Abahinzi nibahingura ndabakwiza hehe? Ndamenya nihisha hehe? Ararinkoreye Ngunda, ndahebye, ntawizigira rubanda. Ruganzu ntagira umwaga, ariko rero ntabura kumbwira nabi, birakwiye kandi pe, nimbona ko arakaye ndapfa kumusaba imbabazi, ahubwo izo nzoga nzazisubizeho ubwanjye. Mana y'u Rwanda, urampega ukiri rya none. Ruganzu ageze mu rugo arahamagara ati mbe Ngunda, iyo nda yawe ko yafoye cyane, aho nta mahoro? Ngunda nawe arasubiza ati nyagasani ndasogongeye gusa, none se nari kugira ukundi mutantegetse? Ndetse ndabasezeraho kuko mfite ubwira nasize umugore wanjye aniha, ndagira ngo njye kureba ko yaba yaruhutse. Ruganzu ati nuko genda amahoro, ariko uramenya. Ngunda aragenda, ageze hirya ati nyagasani abimuhira nibamvugira nabi, murangirira imbabazi,
muzirikane ko inda yanjye yantanye. Nasogongeye gusa ariko ahari nakengesheje. Nibababaza ahubwo nzariha. Ruganzu ati genda rwose icyo ushaka kuvuga ndacyumva. Abahinzi banjye urabakoze. Nisanga wazimaze umenye ko uzaziriha nkazo kabiri, kandi ntuzasubire kungarukira mu rugo ukundi, kereka ku munsi nagutumiye kumpa umubyizi ukaba igihano cyawe.